ubundi kutaba umwe bishatse kuvuga kutaba inyangamugayo mu kinyarwanda. Ubundi muri kamere y'Imana, Imana ni imwe, niho hava ijambo kwera, ijambo hori n'ijambo integrity cyangwa se ubunyangamugayo, bihurira ku kintu kimwe byose, bishatse kuvuga kuba umwe. Ni ukuvuga ngo kuba umwe bishatse kuvuga kugira ibitekerezo bisa n'amagambo kandi bigasa n'ibikorwa. Ni ukuvuga ngo bishatse kuba umwe. Ubwo nasomaga iri jambo ry'umuhanuzi Yeremiya, naje gusanga hari uburwayi bw'umutima. Ngo umutima w'umuntu icyambere urusha ibindi byose gushukana. Kubera iki? Kubera ko ufite uburwayi kandi ntabwo wizera gukira. Ijambo nabakoresheje ni indwara. Uvuga ngo hari indwara iba mu mutima w'umuntu kandi umutima nawe ubwawe utizera gukira. Mu gihe cyose ufite igitekerezo kizima kitangiritse, ukivanye ku Mana, kuko Imana niyo idushyiramo ibitekerezo. Kubera ko Imana idushyiramo ibitekerezo, ni ukubera ko Imana igomba kuvugana natwe idushyiramo ibitekerezo. Birangora kubisobanura, ariko ubyumva by'umwihariko Imana idushyiramo ibitekerezo. Kubera iki? Kubera ko yifuza ko umugambi wayo usohora kuri twebwe. Ntabwo umugambi Imana asohora kuri twebwe tudafite ibitekerezo. Ni nayo mpamvu ntekereza yuko imwe mu nzira ikomeye ya Satani yo kutubuza kuba abo tugomba kuba bo ni ukwangiriza ibitekerezo byacu. Nageze mu gihe nagize amadeni menshi akomeye, ubwo ni ubuhamya. None umuntu yajya ampamagara yambaza ngo gahunda imeze gute, tukamubwira ngo ejo, kandi ndabizi ko ejo bitazagira gute, bitazakunda. Mu by'ukuri ijambo muhaye n'ibyo nzamukorera biratandukanye, kandi byari byoroshye gutyo kumubwira ngo ndabona bidashoboka cyangwa se byanze. Ariko kubera ko nari narangiritse, numvaga ariyo nzira yonyine kujya gute yo gukemura ikibazo. Ariko ntabwo nakemuye ikibazo, kubera ko kimwe mu kigamijwe kuri iyo ndwara y'ubugingo ni ukwangiza kwizera, ibyiringiro ndetse n'urukundo. Kuko ibyo bintu uko ari bitatu ni bimwe mu bintu bituma Imana ivana igitekerezo muri wowe iyo imaze kubona ko ni nk'ibimenyetso bituma Imana ivuga ngo iki gitekerezo cyangiritse. Ni nayo mpamvu ubona iyo bavuze ruswa no mu buzima busanzwe, buri muntu wese azi ko ari ikibazo aho yaba yagikoreye hose, kubera ko muri kamere yacu turemye kubaho turi umwe. Niyo mpamvu ibihuje ruswa no kutabumwe byose bituma turumarika ko hari uburwayi dufite. Muri rusange ndumva aricyo navuga. Andi bakora bakire kwamenya bazambaza, ariko turarwaje kandi turarwaye. Nge narayirwaye kandi narwaje. Hari ikibazo, hari ikintu wigeze uvuga kimwe ngiye kukubaza uragisubiza mu masegonda. Wigeze kugushaho uvuga ngo mu kiganga tubyita gutya. Waba uri umuganga cyangwa ntabwo uri umuganga? Buri muhamagaro wose uza ufite impamvu yawe. Impamvu bavuga kanseri, nge nize farumasi, ndi umuhanga mu by'imiti. Ariko iyo ngeze mu bwami bw'Imana ntabwo mba nkiri umuhanga mu by'imiti. Imana yarambindiriye mbita n'umuhanga mu buri kanseri y'ubugingo. Ariko twongeye kubasuhuza abakunzi ba Isange TV. Twongeye nk'uko mubizi ibiganiro byacu nagahoraho, tubakorera ibiganiro biryoshye cyane. None turi muri studio n'umutumirwa turakwakiriye. murakoze cyane. Amazina witwa nde? Amazina yanjye banyita Sekamunyo Gilbert. Yego. Ndi umwenegihugu bw'Ubwami bw'Imana. Amena. Uvuze ijambo rikomeye cyane ngo uri umwenegihugu w'Ubwami bw'Imana. Twagutumiye muri studio, gira ikintu uganiriza abakunzi bacu. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane ku ijambo, murakoze kandi kugira icyizere ku Isango TV. Ubwo mwambwira ko mugeneye, ndetse ubwo mwambwira ko mushaka ko naganiriza abantu, kuko hari ibintu byinshi cyane abantu bagomba kumenya. Nagize umwanya munini wo gutekereza. Ndabyuka ko bwambwiraga ngo urashaka ko tuganira, wambwiye ko twaganira ku kintu gikomeye cyane. Cyane nantungurwa kimbazaga, kuko nanjye ni ikintu nabayemo igihe kirekire, ni ikintu giteye ubwoba. Mu buryo bwo kukiganiraho rero ndagira ngo tukivugeho mu buryo bukurikira. Wari wansabye ko twavuga
ku mpamvu abantu ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Ikibazo gikomeye cyane ndetse no kugisubiza byasabye umwanya utari mutoya, ariko kugira ngo tugisubize naje gusanga ubwenge bwose no kumenya kose no gusobanukirwa rwose biva ku Mana. Imana niyo data twese kandi ikaba n'isoko y'ubwo bumenyi. Ukibimbwira narice ndatekereza kandi mbasha kureba, ngira amahirwe ngira ihishurirwa. Iryo hishurirwa rero ryaje kumera rite? Ryaje kungeza ku kintu gisa nk'igikomeye, ariko nifuza gusangiza abantu. Kirakomeye, kirareme no kucyumva nanjye ubwanjye birangora, ariko icyo nzi cyo nuko turi buze kugera ku kintu gifatika. Mwene data rero ndagira ngo dufatikanye kugira ngo nze kuza kugira ikintu mvuga, icyo ndivuga cyose tugende tukijyanisha n'ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kugera ku kintu kigaragara. Nagira ngo mfashe gusoma amagambo dusanga muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Bibiliya iravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kuwumenya uko uri? Njyewe Uwiteka ninjye urondora umutima nkawugerageza, mwitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirima yeze. Urakoze cyane. Ubwo bambwira kuganira kuri iki kintu cyo kuba umuntu atabumwe, byarangoye cyane kubyumva. Ubundi kutabumwe bishatse kuvuga kutabinyangamugayo mu Kinyarwanda. Ubundi muri kamere y'Imana, Imana ni imwe. Niho hava ijambo kwera, ijambo hori n'ijambo integrity cyangwa se ubunyangamugayo, bihurira ku kintu kimwe byose. Bishatse kuvuga kuba umwe. Nuvuga ngo kumwe bishatse kuvuga kugira ibitekerezo bisa n'amagambo kandi bigasa n'ibikorwa. Nuvuga ngo bishatse kuba umwe. Ubwo nasomaga ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya, naje gusanga hari uburwayi bw'umutima. Ngo umutima w'umuntu icyambere urusha ibindi byose gushukana. Kubera iki? Kubera ko ufite uburwayi kandi ntabwo wizera gukira. Ijambo nabakoresheje ni indwara. Uvuga ngo hari indwara iba mu mutima w'umuntu kandi umutima nawo ubwawo utizera gukira. Yego. Iyo ndwara rero ni iyihe? Iyo ndwara nayo reka tuze tuyirebe muri Zaburi. Yego. Nubwo atari yo ngamije kuvuga, ariko reka turebe muri Zaburi ya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10. Reka dusome igitabo cya Zaburi ya 14 umurongo. Zaburi ya 14 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Bibiliya iravuze, Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze imirimo yo kwangwa urunuka, nta ukora ibyiza. Murongo wa 2. Ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru, kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. 3. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Dukurikije aya magambo yose tumaze gusoma, hari icyo tugomba kwemeranwaho, ni nacyo ndi gutindaho cyane. Hari uburwayi bw'umutima, kandi umutima ubwabwo ntiwizera gukira. Muri ubwo burwayi bw'umutima, ikigaragara ni kimwe nk'uko Bibiliya bitugaragariza. Ubugingo bwacu bufite uburwayi. Ntago ubundi buvuge ko uburwayi ari ukutabumwe, kuko kutabumwe ni ikimenyetso cy'uburwayi kandi umaze igihe kirekire. Ibi ntago ndibasha kubisobanura byose icyarimwe uyu mwanya, ariko hari uburwayi bumaze igihe kirekire abantu bose bafite. Nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze, ikintu cya mbere Imana yabonye ubwo yabonaga abapfapfa ngo nta Mana iriho, ni ukubera icyo abapfapfa bavuga ngo nta Mana iriho.
ni ukubera ko bononekanye. ndagira ngo dutinde ku ijambo kononekara. ijambo kononekara mu ndimi z'amahanga bakoresha ijambo corrupt cyangwa rivamo ijambo corruption. mu kinyarwanda cyacu tubyita ruswa. ijambo kononekara ni ijambo Imana yagaragaje y'ubwayo, niyo ndwara ya mbere Imana yagaragaje ubwayo ku wundi muntu utari twebwe. uwo muntu yagaragaje ubwo burwayi ni umuntu bita Rusuferi. iyo usomye muri Ezekiyeli ibice 28 usangamo ukuntu Rusuferi ngo yishyize hejuru kubera ubwiza bwe ngo ndetse no kurabagira no kwangiza ubwenge bwe. aho hagaruka iryo jambo nabwiye ni corrupt, hava ijambo corruption. mu yandi magambo uburwayi umutima ufite no kononekara, nk'uko umwanditsi wa Zaburi ya 14 bivuga. uburwayi umutima w'umuntu cyangwa ubugingo bw'umuntu, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. umuntu agizwe n'umwuka, akagirwa n'ubugingo, akagirwa n'umubiri. ubugingo ni media cyangwa se ni umuhuza umwuka n'umubiri. urimo uravuga ku mutima w'ubugingo cyangwa uri kuvuga kuri no mutima w'inyama umuntu ajya kwa muganga bakawubaga? ndimo ndavuga ku mutima w'ubugingo. kubera ko ubugingo nabwo bufitemo ibice bitatu by'ingenzi. bufitemo igice bita imitekerereze, bukagira igice bita amarangamutima, bukagira n'igice bita ubushake. ibyo bice byose uko ari bitatu biba mu bugingo kandi byose bigomba gukorana. rero iyo bavuze muri Bibiliya umutima, ijambo heart cyangwa se umutima cyangwa cœur mu gifaransa, baba bashaka kuvuga subconscious mind. ni ukuvuga ngo ni mind cyangwa ni imitekerereze yimbitse yo mo hasi, nicyo bita umutima, nicyo Bibiliya ivuga umutima ibigamije kuvuga. mu yandi magambo indwara y'ubugingo ihera mu mutima. utumye nibaza ikibazo gikomeye cyane, ngira ngo abantu bagukurikiranye babashe kurushaho gusobanukirwa umutima. uwo mutima uri kutubwira ni umutima ugaragara, kabiri ni umutima ufatika, gatatu kutubwiye ngo ubwo bugingo bufite umutima, ngo bufite umutima. mbese ubwo bugingo bwo burafatika? niba byaratewe na Bibiliya nasomye cyangwa nigeze gusoma ahantu bavuga ubugingo, numva babyita life. life ni ubuzima tubona buriho. none nagiraga ngo urusheho kudusobanurira n'abantu bari muri studio zacu bakunda kudukurikirana buri munsi, barusheho kumenya ubwo bugingo urimo uravuga ubwo ari bwo, kuko dukurikirwa n'abakristo, abasilamu ndetse n'abatagira aho babarizwa, ariko abo bose baradukurikira bitewe n'ibintu tubaha bya buri munsi. rero rushaho kudusobanurira kugira ngo n'udafite n'akadomo gake ko kumenya kuri ibyo ngibyo, n'utarubizi arusheho gusobanukirwa icyo kintu icyo ari cyo. kare ubugingo nk'uko wari umbajije ni ikibazo gikomeye cyane umbajije, kandi nanjye ubwanjye hari ibibazo, hari ibintu byinshi ntafitiye ibisubizo. hari ibintu bisubizwa n'Imana yonyine, hari ibintu bizwi n'Imana yonyine, hari ibintu bisobanurwa gusa n'Imana. ariko mu bwenge yampaye hari ibindi byageze kubwira. iyo tuvuze ubugingo, ubugingo ni ikintu kidafatika, ntabwo ari ikintu wafata. ikindi, ubugingo ni umuhuza nk'uko nabivuze w'umubiri n'umwuka. ni niyo mpamvu ari cyo gice gikomeye. ni niyo mpamvu ubugingo ni kimwe mu ngorane dufite, ko niho habera intambara zose. yaba ari ubwami bw'Imana babwiruka nyuma y'ubugingo, yaba ari ubwami bwa Satani bwiruka nyuma y'ubugingo. ni nayo mpamvu indwara z'ubugingo zikomeye kuzivura ndetse no kuzumva, ndetse benshi zirabahitana. ni nayo mpamvu isi yuzuye ibintu byinshi bitandukanye byavuye kuri iyo ndwara. twabonye ko umutima w'umuntu ngo urusha ibindi byose gushukana, ngo kandi ikibazo cyo ufite indwara ariko nta nubwo wizera gukira. mu yandi magambo ubugingo ni ikintu gikomeye. ubwo mwene data mbere nzabaganirize ku mpamvu abantu ibyo bavuga bitandukanye ibyo bakora, nafashe umwanya gutekereza
mbitindaho ndetse nabyigaho gusa mbona ngomba kuzababwira kuri make ku ndwara y'ubugingo, ariko nkababwira noneho kuri topike nyamukuru y'icyo bita kutabumwe. Kutabumwe rero ni ikimenyetso cyangwa se mu kiganga tuvuga ko ari sinye cyangwa symptom, ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu yagezweho n'indwara y'ubugingo. Kuko nababwiye iyo ndwara twayibonye ni ukwangirika. Iyo ndwara yo kwangirika ni indwara ikomeye kuko ni indwara itera byinshi abantu bose babona. Nigeze kwicara umunsi umwe mbyibaza impamvu iyi ndwara nyivugaho kandi nkavuga no kutabumwe, ni ibintu byambayeho igihe kirekire. Iyi ndwara narayigize nanjye ntera bimwe mu bimenyetso biriho harimo no kwangirika. Ndi umwe mu bantu babanye no kwangirika imyaka itari mike, imyaka igera muri 5. Ndwana nabyo kugeza igihe umwami Imana nganirije ambwira ati reka mubwire, ujya wicara ukibaza impamvu abantu ushobora guhura n'umuntu akora ikibi mugenzi wawe akakubwira ngo uriya muntu ararwaye. Mu mutima ndibaza kandi kuko niko bigenda. Iyo umuntu akoze ikintu kidasanzwe mu buzima busanzwe turavuga ngo uriya muntu yarwaye. Ndabitekereza ndavuga none se aba yarwaye iki ko nta kibazo afite, nta malariya bafite. Imana yambwira ngo uriya muntu aba yarangiritse. Ni ukuvuga ngo indwara afite si y'umubiri, ni indwara y'ubugingo. Ubugingo bwe bwarononeka, umutima we wageze kuri ya ndwara none atizera no gukira. Niyo mpamvu ibyo akora byose nta nubwo amenya ko abikoze ko arangije kwangirika. Nibwo nisubiyemo nanjye nsanga iyo ndwara, icyo kimenyetso kimwe mu bimenyetso byinshi bigize iyo ndwara yo kwangirika nanjye ndagifite cyo kutabumwe. Kubera iki kutabumwe ari ikimenyetso kigaragara mbere? Ni ukubera ko iyo umuntu yangiritse, bimwe mu bintu bitatu bigenda bita byangirika uhereye mu bitekerezo bye, kuko buri gitekerezo cyose Imana yaremye yagihaye umugambi. Ni ukuvuga ngo nta gitekerezo na kimwe kiva ku Mana kiza nta mugambi, ndetse igiha n'igihe cyo kubaho. Buri gitekerezo cyose umuntu afite cyo gifite igihe cyo kubaho. Imana yashyizeho n'uburyo bwo gutunganya ubugingo mu gihe cyose igitekerezo umuntu afite cyangiritse. Rero iyo bimeze gutyo, iyo ubugingo bugize kwangirika, ubundi mu buzima busanzwe Imana ikirininga icyo gitekerezo ikaguha ikindi gitekerezo gishyashya. Nk'uko mu buzima bwacu busanzwe iyo tumwe mu turemangingo tugize umubiri iyo kangiritse, Imana yashyizeho uburyo bwo kugasimbuza kugira ngo bidateza ibibazo, kugira ngo umuntu agumye kubaho abeho neza. N'ubugingo nabwo bufite sisiteme yabwo yo kwitunganya kugira ngo bikomeze kubaho. Ariko hari ubwo biba ngombwa ko umuntu agira gutya akarema igitekerezo kibi kandi kigama muri we. Icyo nicyo cyabaye kuri Lusiferi, icyo nicyo cyabaye kuri Satani ubwo yagaragaga no gukiranirwa, gutungana kwe kwangije ubwenge bwe. Ndagira ngo mwibuke ko umuntu uyoboye ubwami turimo muri iki gihe ayoboranyishije ubwenge ariko bwangiritse. Kandi zimwe mu mbaraga zigize ubwenge bwangiritse cyangwa se iyo ndwara kwangirika ni indwara imeze nka kanseri. Niyo mpamvu ngiye mu bitekerezo nyine yise kanseri y'ubugingo. Ikaba ifite bimwe mu bimenyetso kimwe nababwiye n'icyo cyo kutabumwe. Satani akimara kwangirika muri we ntiyarakiri Satani wa wundi Imana yari izi, yarahindutse. Asigara avuga ibitandukanye nuko yari ameze. Ni niyo mpamvu tumwita umwami w'ibinyoma. Nuko ibyo avuze n'ibyo akora kubera iki afite indwara yo kwangirika muri we, kuko niwe muntu wa mbere wagaragwemo n'iyo ndwara kwangirika. Indwara kwangirika ni indwara iri mu mpande zose, iri mu bwami bwose. Ni indwara tubona mu bwami bw'Imana ifite n'uburyo ivura ko niyo ifite umuti. Ni indwara tubona no mu bwami bwa Satani, ko twese iyo bavuze ruswa buri muntu wese ahita yumva icyo ari cyo. Nta muntu n'umwe utazi ruswa, nubwo rimwe rimwe twe tuyifata muri definisiyo isanzwe y'ako ari ukugurana ibintu n'ibindi, ariko ni indwara ihera muri twebwe ubwacu. Rero naze kugaragazwa n'icyo kimenyetso cyo kwangirika, niyo mpamvu ubu ngubu ndaprofitiramo cyangwa se ngize amahirwe yo guhagarara imbere ya kamera no kuvuga iby'ubwami bw'Imana no guhamya kugira neza kwayo. Ndagira ngo mbwire abantu bose bambonyemo kutabumwe mu myaka yashize, bambabarire kuko nanjye nari narangiritse. Kugeza igihe menyeye ko mfite iyo ndwara kandi ko ibimenyetso byayo harimo no kutabumwe, ntangira kugenda nisubiza ku Mana, ntangira no kugenda Imana yiza ko niyo yonyine ikiza iyo ndwara yo kwangirika.
nta wundi muntu ushobora gufasha. Nk'uko tujye kubireba, nk'uko twabibonye ko Yeremiya yabivuze, aravuze ngo twahasomye ngo Imana yonyine ni ishobora kujya mu mutima ikawukorera isuzuma, ngo kandi yarangiza ikitura buri muntu wese ibikwiriye inzira ze. Iyo Bibiliya ivuga inzira, iba ishaka kuvuga uburyo bw'imikorere, uburyo bw'imibereho, icyo bita the ways. The ways bishatse kuvuga the principles, amahame ukurikira. Ni ukuvuga ngo amahame ukurikira, amahame ugendera, amategeko ugenderaho, niyo Imana ikwitura ikurikije. Mu gihe cyose rero ufite igitekerezo kizima kitangiritse, ukivanye ku Mana, kuko Imana niyo idushyiramo ibitekerezo. Kubera ko Imana idushyiramo ibitekerezo, ni ukubera ko Imana igomba kuvugana natwe idushyiramo ibitekerezo. Birangora kubisora, ariko ubyumva by'umwihariko Imana idushyiramo ibitekerezo kubera iki? Kubera ko yifuza ko umugambi wayo usohora kuri twebwe. Ntabwo umugambi Imana usohora kuri twebwe tudafite ibitekerezo. Ni nayo mpamvu ntekereza yuko imwe mu nzira ikomeye ya Satani yo kutubuza kuba abo tugomba kuba bo ni ukwangiriza ibitekerezo byacu. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu byangirije, ntabwo dushobora kugera kuri imagination cyangwa se ku bitekerezo bishushanyije cyangwa kwihishurirwa. Iyo utageze kwihishurirwa urinda upfa utabaye uriwe, ndetse ntabwo wigera wishima, nta nubwo wigera ubasha kugaragaza ubushobozi Imana yagushyizemo. Rero mu magambo amwe n'amwe yoroshye, indwara yo kwangirika k'ubugingo cyangwa kanseri y'ubugingo ni indwara ikomeye cyane. Rero mu kuyivuga birangoye, kuko njye narayirwaye kandi ndanayirwaza. Ikimenyetso cyangaragaho cya mbere cyari ukutaba umwe. Nageze mu gihe nagize amadeni menshi akomeye, ubwo ni ubuhamya. None umuntu yajya ampamagara yambaza ngo gahunda imeze gute, nkamubwira ngo ejo, kandi ndabizi ko ejo bitazagira gute, bitazakunda. Mu by'ukuri ijambo muhaye n'ibyo nzamukorera biratandukanye, kandi byari byoroshye gutyo kumubwira ngo ndabona bidashoboka cyangwa se byanze. Ariko kubera ko nari narangiritse, numvaga ariyo nzira yonyine kujya gute, yo gukemura ikibazo. Ariko ntabwo nakemuye ikibazo, kubera ko kimwe mu kigamijwe kuri iyo ndwara y'ubugingo ni ukwangiza kwizera, ibyiringiro ndetse n'urukundo. Kuko ibyo bintu uko ari bitatu ni bimwe mu bintu bituma Imana ivana igitekerezo muri wowe. Iyo imaze kubona ko ni nk'ibimenyetso bituma Imana ivuga ngo iki gitekerezo cyangiritse. Iyo Imana itakibona ibyo bintu bitatu muri wowe, ihita imenya ko mu gitekerezo cyawe cyangiritse, yashyizeho uburyo bwo guhita ivana icyo gitekerezo muri wowe ikaguha ikindi gishyashya. Ni uko duhora ibitekerezo byacu bisimburana, kugira ngo hari ubwo rero ibitekerezo byacu bitemera uko gukosorwa cyangwa bitemera uko gukubura k'ubwami cyangwa uko gutunganya kw'Imana. Icyo gihe rero niho uburwayi buba bwavutse. Niyo mpamvu nabwise kanseri y'ubugingo, kuko kanseri niyo yonyine ibasha gusavayivinga cyangwa se kubaho yirengagije sisiteme y'ubwirinzi bw'umubiri. Ubwirinzi bw'umubiri ntabwo baba batagize ngo buyivaneho, ariko ikabwirengagiza. Icyo gihe rero iyo wabaje gufatwa na kanseri y'ubugingo, ikimenyetso cya mbere kigaragara ni ukutaba umwe. Iyo rero utakiri umwe mu byo ukora, ushatse wavuga ngo ndarwaye, ikiba gisigaye ni ukuhamagara Imana. Twabibonye ko ariyo yonyine, nk'uko Yeremiya yabivuze, ishobora kujya noneho mu mutima ngo igashaka, igakora ibizamini, ikanasuzuma, yarangiza igahemba ikurikije iki? Amahame urimo gukurikira. Nk'uko rero buri kintu cyose Imana yaremye yagiye mu mugambi wacyo, kimwe mu kintu Imana yaduhaye gikomeye ni igitekerezo. Ibitekerezo, kuko ni ibitekerezo byayo ishyira muri twe, ntabwo ari ibyacu, ariko iyo turi kuri yo. Iyo byangiritse dusigaye dukoresha ibitekerezo bitari ibyayo, dusigaye dufite ibitekerezo byavuye ku bwenge bwangiritse. Indwara rero yo kwangirika irakomeye cyane, kandi igatera no kuba abantu batari umwe. Ni kimwe mu bintu tubona hirya no hino. Ni nayo mpamvu nubona mugenzi wawe atari umwe,
ni ukuri ntuzamugire ikibazo burya abarwayi, yego, ahubwo ubaye ushobora kumufasha wamubwira ngo ngwino nkwereka aho ujya kujya, ngwino nkwereka ahantu hari umuganga wenyine ushobora gukora test, ushobora kwegizamina, ushobora kuvura iyo ndwara urwaye, kuko we ntuzigera uyibona keretse wagiye kuri uwo muganga. yego, kuko abantu benshi bitwa na kanseri kubera iki? Kubera ko bazivuye nabi. Kanseri iyo irwaye ukajya kwitubanga, aho kugira ngo ikire irushaho kwiyongera. Niyo mpamvu no kwa muganga rimwe rimwe bayibonera kubwira ngo rekera aho ngaho igihore gutya imeze, utayikora igateza ibindi bibazo. Ni ukuvuga ngo indwara y'ubugingo umunsi uzabona umuntu atakiri umwe, umunsi uzabona umuntu atagifite indangagaciro, umunsi uzabona yataye kamere ye, ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga iyo ndwara kwangirika. Umunsi uzabona umuntu akora ibintu bitandukanye, ni ukuri abarwayi. Njya numva benshi babivuga ariko naje gusanga ari ukuri. Iyo babonye umuntu akora ibintu bidasanzwe ujya kumva baravuze ngo uriya muntu ararwaye, baba bavuga ukuri uriya muntu abarwaye, nubwo atari indwara nk'izo tuzi ariko abarwaye. Rero iyo ubugingo bwarwaye nta yindi soko ihari, isoko ya mbere cyangwa igisubizo gihari ni ukugaruka ku Mana, hanyuma Imana ikongera kukuvura kandi ikagusubizamo ibitekerezo bizima, ikagusubizamo ibitekerezo byayo, ikagukiza ubwo burwayi bw'ubugingo. Nanjye umaze iyo myaka ndwara nabyo, ubu nibwo ntangiye gukira indwara yo kutabona, ikimenyetso cyo kutabona. Urumva ni ikimenyetso kimwe, narayirwaye ifite ibimenyetso byinshi, kimwe mu cyo rwanda cyo kutabona kandi bimaranye igihe. Ariko ubu none ushobora kumpamagara nkabwira yewe ntabwo bikunda, kubera ko nahisemo nkasubira ku Mana, Imana ikangisha ko ari uburwayi bukira. Ntabwo ari uburwayi, indwara z'ubugingo zirakira, ahubwo nuko abantu batumva ko zikira, rimwe na rimwe bakavuga ngo byararangiye. Muri rusange nibyo navuga ko kutabona. Okay, urakoze, utuganirije neza. Ntabwo nari nzi ko ucumbikiye ibintu byinshi muri wowe. Ndabona ahubwo abakunzi bacu nibaza kubyandika muri komenti, ubwenge njye numvisha ufite ubwenge, ariko n'abandi bari buze kubyumva barabitwandikira muri komenti. Ubutaha nabwo tuzongera tugutumire. Ahubwo dusoza, wavuze ibintu byinshi ariko nanjye nagize ibibazo nibazamo. Wavuze ku kintu bita kuba umuntu umwe, kuba umwe. Nakibaza umuntu abumwute. Ikindi cya kabiri nari ngiye kuvuga ku ndwara ariko wayidusobanuriye ngo ni kanseri y'ubugingo, ariko nagiraga ngo dusobanurire iyo ndwara yabifata ute, yabiterwa n'iki, kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa. Karibu, urakoze. Dusoza, murakoze cyane kumbaza ibibazo bisa nkaho bigoye gusobanura. Buriya nimba hari indwara ikomeye cyane gusobanura n'abaganga bazakubwira n'indwara bita kanseri. yego, Ni kimwe neza na kanseri y'ubugingo neragoye gusobanura, ariko hari icyo navuga muri makeya. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'ibintu byinshi bishobora gutuma tugira uturemangingo twacu icyo bita serire zishobora gukura mu buryo bitari biteganyijwe. yego, Ibyo nibyo bishobora gutuma iyo byabashije kurenga umurongo w'ubwirinzi bw'umubiri nibwo bibyara kanseri. Ni kimwe neza no kuri kanseri y'ubugingo. Ibitekerezo Imana iduha ibiduha bifite umugambi. Hari impamvu nyinshi ntabasha gusobanura none kubera ko ni nyinshi. Ubu nuko nafashe amaverisi abiri, ariko Bibiliya yuzuye imirongo n'imirongo ivuga kuri buriya burwayi bw'ubugingo. yego. Rero izo impamvu nyinshi harimo urugero nka media, ibi bitangazamakuru ni imwe mu bintu duhura nabyo bishobora gutuma tudevelopa ibitekerezo byangiritse, donc tugira kanseri y'ubugingo. Ariko inshuro nyinshi ibyo bibaho, sisiteme y'ubwirinzi bw'ubugingo ikagerageza guklininga ibyo bitekerezo uko byaje, ko Imana yishyizeho kugira ngo igitekerezo gipfuye kikivanamo ikindi. yego. Iyo rero kibashije kurenga umurongo wo kurinda umubiri, gihinduka kanseri y'ubugingo, kikabyara uburwayi. Nibwo uzabona rero umuntu atakiri umwe. Kuba umwe bishatse kuvuga iki? Kuba umwe bishatse kuvuga ngo umuntu ibitekerezo bye, amagambo burya ni ibitekerezo byavuzwe, n'ibikorwa bigomba kuba ari kimwe.
ni uko imana iteye kandi mujye mwibuka ko turemye mu ishusho y'imana. ni ukuvuga ngo dufite zimwe muri kamere z'imana no kuba umwe ni umurage wacu. niyo mpamvu iyo tubonye umuntu ufite kanseri y'ubugingo turamumenya kubera yuko yatandukanye n'uko turemye. ni nayo mpamvu ubona iyo bavuze ruswa no mu buzima busanzwe buri muntu wese azi ko ari ikibazo aho yaba yagikoreye hose, kubera yuko muri kamere yacu turemye kubaho turi umwe. niyo mpamvu ibihuje ruswa no kutabumwe byose bituma turumarika ko hari uburwayi dufite. muri rusange ndumva aricyo navuga. andi bakora bakiri kwamenya bazambaza, ariko turarwaje kandi turarwaye. njye narayirwaye kandi narwaje. hari ikibazo, hari ikintu wigeze uvuga kimwe ngiye kukubaza uragisubiza mu masegonda. wigeze kugushaho uvuga ngo mu kiganga tubyita gutya. waba uri umuganga cyangwa ntabwo uri umuganga? buri muhamagaro wose uza ufite impamvu yawe. impamvu bavuga kanseri, njye nize farumasi, ndi umuhanga mu by'imiti, ariko iyo ngeze mu bwami bw'Imana ntabwo mba nkiri umuhanga mu by'imiti. Imana yarambindiriye mbita n'umuhanga mu buri kanseri y'ubugingo. ariko bakunzi ba Isange TV, tugize amahirwe yo kuganira na Dr. atubwira uburwayi bukomeye bufata ubugingo. we ngo ku ruhande rwe yabigereranyije nka kanseri, ngo kandi kanseri ngo iyo uyitobanze cyangwa ikavurwa nabi ahubwo irushaho kugira ingaruka. bivuze ngo niyo kanseri y'ubugingo iyo utobanzwe cyangwa ukavurwa nabi nayo irushaho kugira ingaruka zikomeye. ndakeka ku ruhande rwanjye uko nabyumva ari kumwe tubona abapasiteri bashobora kuba bayirwaye, abahanuzi bashobora kuba bayirwaye, abaririmbyi bari muri gospel ariko bashobora kuba barwaye iyo ndwara. yabivuzeho aravuga ngo iyo tukubonye turabona urwaye kuko utandukanye n'uko twebwe turemye, kuko turi mu bwami bw'Imana. rero dusoza nagira ngo atubwire akantu gato anadusezera, tuhite tumusezerera naho ubutaha karibu. murakoze cyane, nishimiye kuganira namwe. yego, aka tuganiriye ni agace gatoya, kuko iyo tuvuga kanseri ni indwara ikomeye ndetse no kwisobanura bigoranye, ariko uri bubyumve akaba yibonamo kimwe twavuze, kamwe mu kamenyetso gusa, akaba yibona akamenyetso, arebe neza kandi agane ivuriro twari tanze ko Yeremiya yaraduhaye. Imana niyo yonyine ishobora imenya iyo ndwara no kuyivura, kuko niyo ya mbere yahuye nayo ifite nuko yayivuye cyane. n'abari kumwe nayo babasha kumenya, ariko Imana niyo ishobora kwikiza. rero uko byamera kose rero nabashishikariza kugana Imana. sawa rero bayi, ubwo naho utatuzongera tugutumire, dukunda kuganira nkamwe. ciao ciao ciao. murakoze cyane, Imana ibahire.